uko ijambo ryumva cyane ugeraho ukarimenyera, gusa Imana ihinduye amateka imvugo nayo irahinduka. Abantu bose se ko basa nabiki? Aba bose babikesha Joy Decor House, cause we turn your dream event into reality. Turimbisha ibirori byawe ku rwego mpuzamahanga. Dukora dekorasiyo y'ubukwe, bridal shower, baby shower, birthday na room decoration. Twambika abageni tukanabasohora mu ndirimbo z'ibihozo. Dukora protocole na serivisi utasanga handi. Dusiga makeup, uburanga bwawe bukarangarirwa na benshi. Ikitonderwa akarusho nuko ikoranye na Joy Decor House tugukorera wedding interview, live streaming kandi byose ku buntu. Iyo wahisemo Joy Decor House uba wahisemo ubwiza, elegance na professionalisme. Dukorera i Kigali mu nyubako y'isoko rya Nyarugenge. Twandikire cyangwa uduhamagare kuri telefone nimero 0782215785. Twambika inzozi zawe ubwiza, ibirori byawe bigasigara mu mitwe y'ababubonye. Joy Decor House, we turn your dream event into reality. Ubundi papa bavuga ko kera ndi umwana yigeze gushaka kuntwara ndi uruhinja, yari ari muri ekipe yaturutse hanze baje nk'abatekinisiye. Naho duherukanira nimba aragarutse akashakira aho twaga akatubura, baje gutaha. Papa yari umuzungu kuko mama we ndamuzi, ni umwirabura pire, ni umunyarwandakazi. Ariko papa ntabwo yeze ngira amahirwe yo kuba namumenya. K47 report, bringing news so fast, updates, talking entertainment that lasts, educate, inform, we keep it real. K47 report, K47 report. Ni umusore witwa Kazungu Berami uvuga ko iwabo bari batuye i Kanombe, akaza kubyarwa n'umuzungu waje kwisubirira iwabo mu Burusiya atamumenye. Gusa avuga ko ikimutera intimba cyane ari uko abamukikije bamwita umuzungu wakennye. Ubuzima bwaranze, aho nyuze hose banyita umuzungu. Bamwe banabivuga bazi ko nabumva, ariko ikinyarwanda ndakizi kuko ariho navukiye. Rimwe na rimwe biranambabaza kwita umunyamahanga uzi neza ko wavukiye mu Rwanda. Ariko kubera ubuzima nta kindi warenzaho. Amashuri nkaba nararangije segonderi, 6e segonderi, nk'undi wese nifuza kuba nakomeza, ariko Minervare ntayo, ahubwo nisanze mu bukarani nk'uko mwabibonye nterura imizigo. Hari n'uwo tujyana mu rugo yabona uburyo narushye n'ubuzima ndimo n'uko nsa, akaba yamemba arengejeho tipu. Ubuzima ntabwo bworoshye, ariko ndacyizeye Imana bishobora gukunda, wenda nkaba nakomeza amashuri cyangwa amateka agahinduka. Nibyo mba ndi guponda sima, nabonye ak'ubuyede, ariko akenshi mbarizwa mu masoko ntwara imizigo y'abaturage. Niho nkunda kubona akantu, kuko rimwe na rimwe ubuyede burabura, hari igihe ujya ku ishansiye bakakubwira ko umubare bawujuje ugataha. Ubwo rero kubera ubuzima bw'inaha i Kigali ntabwo wakwicara gutyo, ugomba gushaka yo kurya no kwishyura inzu n'iki. Nubwo avuga ko bamwita umuzungu wakennye, ariko mu bushobozi bwe yagerageje kwigondera akazu, nubwo bigaragara ko kamunaniye kubera ubushobozi buke. Dore n'iriya nzu yanze kuzura, nayo nayifaburitse ngo ndebe ko nayibamo, ariko hapi byaranze. Imaze imyaka 5 n'ubu ibureba rwose, nayo nagerageje, ariko ubushobozi ntabwagarukiye. Kuko amafaranga nkorera hariya ntabwo wabona yo kurya ngo ubone nayo kubakisha, nabaye mbiparitse. Nyuma y'uko ubuzima bw'ubukode bumunaniye, byatumye agaruka kwa mukuru wa mama we, bitewe n'uko na mama we ubwe yari yaritabye Imana. Iyo byagenze neza bari nka 3 wahomba ugacyura icyo cya 5, gaca muri resitora zimwe abantu bita ndagaswi, yino ukarya iyo mvange andi ukayabariraho inzu. Ariko iby'inzu byo byaje kunanira, mubona ni kwa mukuru wa mama.
nahise nigarukira kubera ubuzima bwanze bwa ghetto. Nahise nigarukira ariko nawe nyine urabona ntako bameze, ni ugufondafonda ubuzima. Rero nkurikije uburyo nakuzemo, njyewe niyumvagamo ko ndi umunyarwanda, ahubwo mumaze kumenya ko ndi umuzungu aho nkuriye, aho nyuze babinyita. Papa yari umuzungu kuko mama we ndamuzi, ni umwirabura pire, ni umunyarwandakazi. Ariko papa ntabwo yeze ngira amahirwe yo kuba namumenya kuko yagiye kera ndi uruhinja. Ashobora kuba ariho cyangwa atanariho simbizi, kuko ibitangaza by'Imana sinzi ko twanabonana. Papa amakuru make mufiteho, njya nganira na ba muyomba basaza ba mama, kuko mama we yitabye Imana. Baba bambwira uburyo basangiraga inzoga kera ahantu mu ruganda yakoraga yitwaga Vrado, inkomoko ye yari Umurusiya. Mama nayo n'ejo bundi 2008, nari nyiri primaire ndumva 2008 nibwo yitabye Imana. Twabaga i Kanombe. Ntabwo yakundaga kubimbwira kuko iyo inkuru yanjye isa nkaho yamubabazaga. Iyo nashaka kumenya papa wabonaga bihunga, ahubwo amakuru menshi nayahawe na muyomba. Nashaka kubimubaza akancenga, mbega ntabwo wamenya impamvu. Ariko muyomba iyo twaganiraga tugasabana we yarabimbwiraga, kuko baraziranye, babanye igihe. Uyu musore kandi agaragaza ko nubwo yaburanye na se, byatewe ahanini n'urukundo rw'umubyeyi we wanze kumutanga mu gihe se yaraje kumutwara nyina akamumwima. Mama ubundi papa bavuga ko kera ndi umwana yigeze gushaka kuntwara ndi uruhinja. Mama rero kubera urukundo n'iki aramunyima. Papa yari ari muri ekipe yaturutse hanze baje nk'abatekinisiye. Mama amunyimye rero, papa ntaho duherukanira, yagiye. Nimba aragarutse akashakira aho twaga akatubura ntayo, kuko mama abe yamenya n'izo email ze cyangwa iki, ni nimero ya telefone, ntabwo yigeze abimenya pe. Kuko n'amazina iyo mubajije naramubazaga, niryo zina rimwe nabashije kumenya, Vrado. Ntaryo tuzi rwose, na muyomba bakubwira ko ari iryo yababwiraga. Mana nakuriye mu buzima nakwita ko bw'ubugoye, ntabwo bugoye ko mutere, ariko sosiyete ubamo iyo utisangamo biba ari ikibazo. Bakwita umuzungu, wicara mu ishuri umuzungu, uri mu bantu nka 50 ariwe wisangamo wenyine, ibyo bintu biba bivunanye. Ariko kubera ubuzima nyine urabimenyera ugatuza, bakavuga ukabambarana ekuteri ugasa nkaho ntabyo wumvise. Nanyije 2017. 2017 twamaze hafi imyaka 4 mu bushomeri. Ibi bintu rero nta nubwo njya menya igihe, kuko mbikoze igihe nkiri ku ishuri. Nawe mfite agahenge kuko ababyeyi baba bakikureberera, ariko iyo urangije ntabwo wakwirwa mu rugo amezi angahe. Nibwo nabitangiye, n'ubu baba bandwanya ngo nicare, ariko ukareba nk'umusore nkanjye udafite amikoro, nkeneye miti yo guhamagara cyangwa nkabaza amakuru, biba ngombwa ko nisanga mwabura ubuzima mwasanzemo hariya ku isoko. Abo dukorana iyo bikiri iminsi ya mbere nkiyagira byarabatonze, mbega ubona batanyisanzura, ariko baje kumenyera ubu nta kibazo ngirana nabo. Akazi iyo kaje ndakora, yewe n'ababonye k'ubuyede aho kari barampamagara kuri telefone ya mukuru wa mama tubana, nkagenda nkakora, ubwo umunsi ukira nashima Imana. Uyu musore kandi akomeza agaragaza ko atinubira abamwita umuzungu wakeneye, kuko ngo ariko kuri, akizera ko Imana nihindura amateka nabo bazahindura imvugo. Abantu ntabwo babuza kuvuga uko ijambo ryumva cyane,
ugeraho ukarimenyera. Niyo mpamvu ubona nta kibiha agaciro, kuko muri bariya bose babivuga niko baba babibona. Ariko nizera ko buri Imana ihinduye amateka bagira indi mvugo banyita. Uyu musore nyuma y'ubuzima avuga ko bugoye yakuriyemo, avuga ko icyifuzo afite ari uko hari umugiraneza yamufasha gukomeza kwiga kaminuza. Icyifuzo, umuntu waba ukozwe ku mutima n'iyi nkuru yanjye abaye abishoboye yamfasha gukomeza kwiga, kuko buriya iyo umaze kwiga ntabwo uba imbobo nk'abandi bose. Nizera ko nize kaminuza cyangwa kimwe ubuzima bugahinduka, ariko mbere na mbere nkeneye kwiga. Ko nk'ubu amashuri 6 nize hari ahantu utagenda uyadepoza baba bakeneye ayisumbuye. Nari narize konse ubwubatsi konse, diplome irahari. Kazungu Berami ni umusore w'umunyarwanda nubwo hari abamwita umuzungu, kuko yabyawe n'umunyarwandakazi ndetse n'umurusiya. Avuga ko ise yakoraga mu ruganda rw'isukari rwa Kabuye kandi akaba yaritwaga Vrado, ari ryo zina ryonyine yamenye. Ubu uyu musore abigahanga ahazwi nko ku Mugendo. Agaragaza ko afite agahinda gakomeye kuko ngo n'abagerageje kumwereka ko bagiye kumufasha amaso yaheze mu kirere, ku buryo akeka ko inkunga yagenewe n'abagira neza zishobora kuba zariririwe n'abazimusabiraga. Abantu bose se ko basa nabiki? Aba bose babikesha Joy Decor House, cause we turn your dream event into reality. Turimbisha ibirori byawe ku rwego mpuzamahanga. Dukora dekorasiyo y'ubukwe, bridal shower, baby shower, birthday na room decoration. Twambika abageni tukanabasohora mu ndirimbo z'ibihozo. Dukora protocole na serivisi utasanga ahandi. Dusiga makeup, uburanga bwawe bukarangarirwa na benshi. Ikitonderwa, akarusho nuko ikoranye na Joy Decor House tugukorera wedding interview, live streaming kandi byose ku buntu. Iyo wahisemo Joy Decor House uba wahisemo ubwiza, elegance na professionalisme. Dukorera Kigali mu nyubako y'isoko rya Nyarugenge. Twandikire cyangwa uduhamagare kuri telefone nimero 0782215785. Twambika inzozi zawe ubwiza, ibirori byawe bigasigara mu mitwe y'ababubonye. Joy Decor House, we turn your dream event into reality. K47